byashoboka cyane ko wabonye umuntu ukabona ni mugufi cyangwa se nawe ubwawe ukaba ufite ikibazo cy'ubugufi bukubangamiye. Ibyo si bikiri ikibazo cyane niba waramaze gukora subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, kuko muri iki kiganiro tujye kurebera hamwe ibintu bine byagufasha kuba muremure niba ufite iki kibazo. Ubusanzwe ukuri nuko uburebure bw'umuntu runaka akenshi na kenshi bugenwa n'imiterere y'umubiri w'uwo muntu. Iyi ishobora kuba ari nayo mpamvu akenshi na kenshi rimwe na rimwe usanga uvukana n'abantu mu muryango umwe ukabona bo ni barebare gusa wowe wakwireba ukabona nta cyizere umubiri wawe uguhereza. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari ibintu bitandukanye bigira icyo byongera ku burebure bw'umuntu umuntu ashobora kwibandaho bigatanga umusaruro. Njye nitwa Samuel Mugisha. Niba warigeze kubyibazaho cyangwa se ukaba warabonye umuntu wabyibajijeho, iki ni cyo gihe umenye igisubizo cy'icyo kibazo. Tuguhaye ikaze. Iki kiganiro cyitwa MEnyaByinshi, ni icya Telemontagne, mugikurikirana buri wa gatatu isaa 9 n'igice z'amarwa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Tuguhaye ikaze nanone. Ikintu cya mbere ugomba kwibandaho niba ushaka kuba muremure ni ukurya indyo yuzuye. Bisa nk'aho abantu babyibushe baba bafite ubugufi bukabije cyane, gusa kurya neza bishobora gutuma uba muremure ndetse bikanatuma umererwa neza nk'inyongera y'ibyiza bikuzanira. Kugira urye neza bituma uba muremure, gerageza urya ibiryo byuje proteine bifite calcium ihagije, bikagira umwunyungugu witwa zinc uhagije, ndetse ukarya n'ibiryo bifite vitamine D. Muri ibi biryo dusangamo nka soya, ibishyimbo, ubunyobwa, keke, soda, imboga rwatsi, ibihaza, amata, seleri ndetse n'ibindi. Ibi nubirya bizagufasha gutuma imitsi yawe ikura neza ndetse ugire n'amagufa afite ubuzima bwiza. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwibandaho niba ushaka kuba muremure, gerageza ukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane mu myaka y'ubugimbi ndetse n'ubwangavu. Imyitozo ngororamubiri igenwe neza yagufasha kuba waba muremure cyane byisumbuyeho. Abashakashatsi nibura bagaragaza ko gusohoka hanze ugakoresha imitsi yawe nibura mu gihe cy'isaha imwe cyangwa se iminota 60 buri munsi, ibi byagufasha kuba muremure byisumbuyeho cyane. Ibi wabigiraho ujya muri gym ukora siporo ku giti cyawe cyangwa se n'ubundi buryo bukoroheye. Ikintu cya gatatu ushobora gukora kikagufasha kuba waba muremure byisumbuyeho ni ugusinzira bihagije buri joro. Ubusanzwe mu gihe cyo gusinzira nibwo umubiri ukura. Iyo wabona rero mpamvu gusinzira bihagije ubusanzwe abantu babisobanura nko kuba wahaye umubiri wawe umwanya uhagije wo gukura. Hari umusemburo witwa human growth hormone. Uyu musemburo uvurwa n'urwungano rwitwa pituitary gland. Uyu musemburo ushinzwe gukura k'umubiri kandi akenshi uvubuka iyo dusinziriye. Iyo wabona rero mpamvu abashakashatsi mu by'ubuzima bashishikariza abantu bari hasi y'imyaka 20 kuryama amasaha 9 kugeza ku masaha 11. Nusinzira neza uzaba uhereje umubiri wawe amahirwe menshi yo gukura. Niba ushaka kuba muremure, hari ikindi kintu ugomba kwibandaho ndetse ugatindaho utekerezaho. Tekereza ndetse unabyibazeho cyane niba kudindira k'uburebure bwawe utabigiramo uruhare. Hashobora kuba hatari byinshi wakora ngo wongere uburebure bwawe, gusa nawe ushobora gufata umwanya wawe ukicara ukareba niba imikurire yawe kamere itadindizwa n'ibyo ukora kandi ari wowe ubyikorera. Nk'urugero, ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha byombi bidindiza imikurire y'umubiri iyo umuntu abifasha akiri muto. Gusa nanone ntitwakwirengagiza ko n'indyo ituzuye ibigiramo uruhare. Ni nawe rero ikiganiro MEnyaByinshi cyane, ni ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9 n'igice z'amarwa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo. Ushaka kuzajya urabona ibiganiro byacu bikoroye buri uko tubishizeho, manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe nurangiza uhakande. Ibyo bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu mu buryo bikoroheye cyane. Njye nari Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.